akayaga kari kuva ku ishyamba rya Nyungwe kari kukugeraho. Akayaga n'imbeho iri kwinjira mu misokoro ni danje. Twatangije ibitaramo mu karere ka Nyamasheke. Yego. Giriko Nyamasheke Talented Vibes. James ni umuntu w'umuhatari mu kwinjirira abakobwa. Nyuma yuko tumaze gushyira top 10 y'abahanzi beza bo mu ntara y'Uburengerazuba, twagarutse ku busesenguzi turebe ibyakozwe kandi nshishikariza urubyiruko rufite impano cyane cyane abakobwa. Yego. Bere kwitinya mu ntara y'Uburengerazuba muri Cyangugu, bere kwitinya barkwandikire bahamagare dukeneye impano z'abakobwa. Matike turataga ku muhanzi uba muri Gakondo Empire, tumugeneye ibisabwa byose kugira ngo bashe kujya kuri studio, kuko usanga umuhanzi wo mu ntara no kubona bamwe na bamwe no kubona itike bibaguye. Je note yambare yamuhaye kugira ngo bakorane video. Ndakurahe ntabwo nazibona nanjye ari promoter naramanitse amaboko. Urugero hari irushanwa ryitwaga Kinyaga Award. Yego. Ni irushanwa ryari rikomeye cyane ryategurwaga n'umu producer Boston Pro. Urabizi cyane ko ubuno busesenguzi buno muziki wo mu ntara tugomba kuryama kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo ubashe gutera imbere. Gakondo Empire. Yeah man, ladies and gentlemen, Izo Boy, young Rwandan journalist, Tseri, Adrek, Adedech, the motivator, the humble man, the real hustler. Yeah man, nk'ibisanzwe hano ni kuri Gakondo Rio Empire, are promoter in the breeding, are promoter bimeze bite? Tumeze neza cyane hano muri Gakondo Rio Empire. Iminsi myinshi kabisa abanyarwanda bari badukumbuye cyane. Ya ikirere gusa kimeze nabi muri iminsi, imvura ni danje, bikorwa nyine ntago biri kugenda neza, ariko akayaga kari kuva ku ishyamba rya Nyungwe kari kukugeraho. Akayaga n'imbeho iri kwinjira mu misokoro ni danje. No gutama ibintu by'amakote nyine. Makote ni icyayi cy'u Rwanda. No kunywa icyayi n'agakawo kareba ku buzima. Okay, are promoter. Nk'ibisanzwe rero abantu bari badukumbuye ari benshi, muri comment nagiye mbona bavuga ati dukomeze tubahe ama update muri ya gahunda yacu yitwa mu ntare wacu music update. Yaman are promoter noneho ukuntu tugiye gukora ibintu byacu. Tuje none mu buryo budasanzwe cyane rwose nyuma yuko tumaze gushyira top 10 y'abahanzi beza bo mu ntara y'Uburengerazuba, twagarutse ku busesenguzi turebe ibyakozwe se n'ibiki. Ese babahanzi bitwaye gute nyuma yuko tubagaragarisha abanyarwanda? Nibyo tugiye kuganiraho. Nkuko nk'ibisanzwe abahanzi bacu barahari kandi bari gukora. Nyuma yaho turareba nyine ibikorwa bakoze ibyari byo. Are promoter noneho ndagira ngo dutangire gutya. Are promoter urabizi ko duheruka guha abanyarwanda top 10 y'abahanzi beza bo mu ntara y'Uburengerazuba. Abo bahanzi urabibuka? Ndabibuka cyane, rego nk'umuntu wagize uruhare mu kubatora ntago nabura kubibuka cyane. Kandi nabakurikirana umunsi ku munsi ngenda ndeba kugira ngo ndebe ko hari ibikorwa bari gukora, kuko harimo bamwe na bamwe batangiye gukora ibikorwa kandi bigaragara. Ngo waraye amajoro ari kubatora. Urabizi cyane ko ubuno busesenguzi buno muziki wo mu ntara tugomba kuryama kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo ubashe gutera imbere. Noneho are promoter ndagira ngo ugaragariza abanyarwanda muri ya top 10 y'abahanzi beza bo mu ntara y'Uburengerazuba twagaragarije abanyarwanda. Ese muri abo bahanzi 10 twagaragarije abanyarwanda, nabahe bahanzi baba baragize ibindi bikorwa bakora nyuma yuko tuberetse abanyarwanda? Urakoze Adrek, wenda nk'umuhanzi twari kwasize ku mwanya wa 6 B James. B James muri misi ishize yakoze indirimbo, muri ya ndirimbo yakundaga kuza muri top 10 mu ntara y'Uburengerazuba mu ndirimbo zikunzwe. Yabashije kwikora amashusho, ayikora amashusho ameze neza kandi yagitinga neza rwose. Byari ibintu biryoshye cyane kuyireba, n'abantu bagomeza banyaruke barebe kuri B James Rwanda barebe iyo ndirimbo. Yagitinze neza, n'umukobwa mwiza cyane. Ni ya ndirimbo yitwa With You. With You ni indirimbo y'urukundo, ariko nabonye harimo igikobwa cy'icyuki. Sinzi aho bazuba yagitoye rwose. B James ni umuntu w'umuhatari mu kwinjirira abakobwa. Ariko are promoter amakuru nkura ku mihanda aravuga yuko uriya mukobwa ariwe wamumuhaye. Reka namumuhaye, uranamukura ariko nta mafaranga nabona yo kumugura. Uzi amafaranga B James yatanze? Nge note yambare yamuhaye kugira ngo bakorane video.
ndakurahe ntabwo nazibona nanjye ari promoter naramanitse amaboko birumvikana kabisa ariko ari promoter nawe ntukigire gutyo ujye umenya ko uri umunyamafaranga ufite amafaranga reka burya seti bwanikuramo seti burya ngiye haraho umuntu agira akamanika amaboko ariko nyine tuba turi kubikurikirana gusa n'indirimbo imeze neza cyane iyo ndirimbo mwagenda mukayireba kuri BGMC Rwanda n'indirimbo nshyashya rwose uyu muhanzi aherutse gushyira hanze kandi nanashimira BGMC kuko nyine yakoze ibikorwa ni ikigaragaza ko babahanzi muri top the best artist in Western Province harimo nyine umuhanzi ari active ndi gushaka kureba abandi se bemeze gute gusa nundi nakubwira no umuhanzi bita Jean Varowe nawe yasize indirimbo hanze tugishyira urutonde tugitangaza the best artist nawe yari yasize indirimbo hanze kandi imeze neza nayo iyo ndirimbo yibwira abanyarwanda ariko iyo ndirimbo reka nze ndebe kuri rubuga nkoranyambaga turaza kuyibaha nacyo no ari promoter dukomeza hari undi waba yaragize igikorwa ajyamo niyo yaba igitaramo cyangwa ikindi gikorwa gitandukanye mu busesenguzi cyangwa mu gukurikirana abo bahanzi nabo ngabo bonyine nabashije kubona basize ibikorwa hanze gusa ndabizi ko ari abahanzi bari active mu minsi mike nabo barashyira ibindi bikorwa hanze ndagiye ngomeza mbaha update muri topic yacu mu ntare wacu music update noneho are promoter hari ikindi kintu umaze iminsi nibaza turabizi ko ufite rebo yego iriya rebo ya Gakondo Rio Empire abantu ndabizi baranayizi cyane bagenda no kuri YouTube bakayibona abantu bakomeze no gukora subscribe iriya rebo yawe ya Gakondo Rio Empire mu by'ukuri nshaka ko tugaragariza abanyarwanda ikintu cyangwa ibintu runaka ugenderaho kugira ngo ugire umuhanzi uzana muri iriya Gakondo Rio Empire urakoze cyane Drake ahangaha ngomba kuhashyira itafari ikomeye cyane ngomba kuhatsikamira ariko ari promoter ndabona utafite vibe sinzi uburyo byagenze ubusesenguzi tugomba kubukora nyine tubaje gutekereza cyane nawe urabona kiro kirere kimeze nabi ariko tugomba kuba sharp nkuko nandi mbivuze kugira ngo umuntu abashe kugira amahirwe yo kuba umwe muri team cyangwa umwe muri team management ya Gakondo Rio Empire icyambere tugenderaho ni impano yego talent impano idasanzwe kuko ntabwo twego dufata umuntu uko abameze kose kuko tugendera ku mpano kandi nkuko bisanzwe dukoresha n'irushanwa ryitwagaragaza impano yawe nkuko bisanzwe twakoze season 1 nirira rushanwa ryabereye ku karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano ndumva ndizi kabisa rero aho ngaho no tubasha gufasha impano yo watsinze ubasha kugirirwa amahirwe yo kuba umwe mu baza muri team ya Gakondo Rio Empire cyambere ubwo numvishe ko ari talent ikindi ushobora kuba uri umuhanzi ufite impano ukaza nko kuri studio cyangwa ukaduhamagara ukaturirimbira twakumva ufite impano idasanzwe tukagira ute tukaguhamagara ukaza muri studio muri tukabasha kwiganiraho tukagira imishinga dukorana kandi nshishikariza urubyiruko rufite impano cyane cyane abakobwa bere kwitinya mu ntara y'Uburengerazuba muri Cyangugu bere kwitinya barkwandikire bahamagare dukeneye impano z'abakobwa baririmba indirimbo za sekera gospel baze turabafasha cyane kandi tuteze impano zabo imbere ariko are promoter abantu nibumva ngo abakobwa igikundiro ufite abakobwa nicyo gusara cyangwa harimo kandi kantu oya nta kandi kantu karimo ngewe nka are promoter ngewe mbikora kinyamwuga kandi ndi umusesenguzi ukurikirana umuziki wo mu ntara uri nyine hari uburyo tugomba kuwukoramo kandi tukawukora kinyamwuga urabona ko abakobwa bari kubura muri uyu muziki cyane bari kubura kuko usanga nyine ari inzitizi bagenda bahura nabo nimba bari gucibwa intege nimba bari ukumva sinzi nyine tu gusa abantu bagirwa amahirwe yo kuba muri management yego abari abantu bagomba kuba ari seriye kuko bagomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza ya management kuko tugira na contract yanditse yo wishemo ingingo imwe bita birangira contract uhita uyisesa ko kandi birangira kuko biba bihari ko contract igomba kwitirangira rwose mbese are promoter ni nk'iki wabwira nk'abantu nk'umuhanzi uri muri Gakondo Rio Empire
icyo nabwira ijambo nabwira umuhanzi cyangwa inama nagira umuhanzi uri mu Gakondo Empire ni ukugira ute ni ukubaseriye akubariza amategeko n'amabwiriza agenga contract kuko usanga ari ibintu byagiye bimbaho muri uwo mwaka washize ugasanga afitemo abahanzi ariko abahanzi bagacibwa intege n'abandi ntibumva yuko uyu muziki ari ukubaka itafari kudafari kuko umuziki wo mu ntara uracyafite ibibazo bikomeye cyane ariko tubashije kugenda nyine twubaka abahanzi bakabaseriye mu byo bakora byabafasha kandi bikatuma babasha gutera imbere nibyo kabisa are yego urabona se muri rebo yawe ya Gakondo Empire umuhanzi urimo ni iki ashobora atapfa kubona ahandi hose mu yindi rebo yaba arimo mu ntara y'Uburengerazuba urakoze cyane twebwe uyu mu masezerano abari muri contract mu zimwe mu ngingo ziba zirimo icyambere cyo umuhanzi ubarizwa muri Gakondo Empire ntago gorwa no gukoresherezwa ibihangano byabo dufite studio yitwa IG Record ikindi abasha guhabwa ibisabwa byose nk'umuhanzi kugira ngo abashe kujyute gukorerwa kugaragara neza nk'urugero niba ukeneye gukorerwa indirimbo hari igihe ubushaka ticket ticket turatanga ku muhanzi uba muri Gakondo Empire tumugeneye ibisabwa byose kugira ngo abashe kujya kuri studio kuko usanga umuhanzi wo mu ntara no kubona bamwe na bamwe no kubona itike bibaguye ushobora kumufata yatsinze ariko akagomba no kubona ibimugeza kuri studio ibisabwa byose ku mpano yewe turabikora. Asante sana are turagushimiye cyane kuba warashyize uruhare runini muri uyu muziki wo mu ntara ufite studio ya IG Record ufite rebo ifasha abahanzi ya Gakondo Empire ese hari ikibazo abanyarwanda bakunze kwibaza yego ese mu ntara y'Uburengerazuba ukorera ni ibihe bikorwa bijya bihabera cyangwa byigeze bihaba mu gihe cyashize byagize uruhare mu myidagaduro mu ntara y'Uburengerazuba? Urakoze Adrek hari ibikorwa byagiye biba mu myaka yashize nk'urugero hari irushanwa ryitwaga Kinyaga Award ni irushanwa ryari rikomeye cyane ryategurwaga n'umuproducer Boston Pro ni irushanwa ryagize uruhare mu iterambere ry'ubuhanzi mu myaka ya 2015 2016 kuzamuka cyo gihe irushanwa ryari ryiza ryagiye gifasha impano nk'umuhanzi wa mbere wabashije kuryegukana n'umuhanzi bitaga Dig Dog Dig Dog abanyarwanda baramuzi n'umuhanzi wakoze amateka mu myaka yashize kandi amateka atazibagiranwa nk'umuhanzi wagaragaye ku rubyiniro rukomeye cyane muri campaign y'ubukangurambaga bwo kwamamaza Perezida wa Repubulika nyakubahwa Perezida wa Repubulika His Excellency Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye kuri stage zitandukanye kandi yagize ahantu hakomeye bitewe n'iryo rushanwa no gushyigikirwa nibyo kabisa ni ubashije kutubwira ko hajya hategurwa amarushanwa ese are buriya hari ibitaramo wenda bijya bigaragara mu ntara y'Uburengerazuba nk'ibyo dukunda kubona mu mujyi wa Kigali? Urakoze cyane Adrek nkanjye nka are promoter ufite rebe ifasha abahanzi bo ntabwo ushobora gufasha abahanzi gusa utarabakoresheje n'ibitaramo so nimba ufite abahanzi ngomba gushaka n'uburyo mbashyigikiramo twatangije ibitaramo mu karere ka Nyamasheke byitwa Nyamasheke Talented Vibes twabashije kugikoresha ku nshuro ya mbere mu karere ka Nyamasheke n'ubundi mu murenge wa Kagano ariko se are naguciye mu ijambo abantu b'inyamasheke nyine ubona bakunda ibintu by'umuziki bagira vibes zidasanzwe barazigira ikibazo nyine nuko batari babasha kubona nyine ibibahaza ibintu bibahaza ni nk'ibi turabizi ko ufite abahanzi sibyo uziranye n'abantu benshi bategura ibitaramo kandi nawe turabizi ko ufite experience mu gutegura ibitaramo ni icyo ubona kitarazamuka ku buryo nyine abantu b'inyamasheke bitabira ibitaramo ku buryo buhambaye? Ikintu mbona kitacyazamuka ni bijyanye no kubona nyine abafatanyabikorwa burya gutegura igitaramo urashora nk'urugero nimba nteguye igitaramo njye nshora amafaranga shobora kunguka cyangwa homba ariko ntabwo ncibwa intege n'ibyo ngibyo kugira ngo mbashe gushyigikira za mpano z'iwacu dushimisha abantu bo mu ntara rega ibitaramo nibigahora i Kigali gusa ikindi navugaho ku bitaramo hari abashoramari baho nk'urugero mu mahoteli cyangwa amabare
nyine ntabwo bari bamenya uburyo bashobora gufata abahanzi baho ngaho barukari cyangwa banyegere nka are promoter tubashe gukorana nibura nko muri weekend tuba dufite nk'igitaramo muri bar imwe runaka cyangwa hotel runaka dukari dukoresheje abahanzi biwacu mu karere ka Nyamasheke. Asante sana are promoter, reka tubwire abantu bose bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, afite amahoteli, abafite utubari rwose bajye baguhamagara. Ufite abahanzi bashobora gutanga ibyishimo mu duce twose dutandukanye tw'intara y'uburengerazuba. Noneho are tunasoza ndabona ikirere kibaye nabi. Ikirere cyabaye nabi, gira ubutumwa ugenera abo bantu kugira ngo tunasoze ikiganiro. Icyo ubutumwa nagenera abantu cyane cyane impano nuko Nyamasheke Talented Vibes izajya iba buri gihembwe. Buri gihembwe izajya iba buri gihembwe abanyeshuri bari baje muri vacances. Ariko nimbashe kubona abafatanya bikorwa cyangwa abashoramari cyangwa abanga bafite amahoteli, tuzajya dutegura ibitaramo buri weekend. Buri weekend kuba tufite show igomba kuba kandi tukabasha no kuyamamaza. Are promoter, reka tugushimire cyane. Urakoze cyane Adrek. Man yari Adrek Adedeci, the motivator, the humble man. Mukore subscribe kuri Gakondo Rio Empire. Ciao ciao. Murakoze cyane. Gakondo Rio Empire.